Ni mu masaha y'umugoroba, Shafi rero arataha avuye ku kazi n'umunaniro mwinshi, maze Magnifique umugore we akamwakira. Arabanza rero akamuhobera maze akamubaza ati sheri wiriwe neza se? Naho rero Shafi ati cyane rwose niriwe neza, nubwo uyu munsi wari urimo imvune nyinshi, ntabwo rwose wari umunsi woroshye habe na gatoya, ariko nyine iyo ntashye maze nkabona isura y'umugore wanjye mpita numva ibibazo byose bikemutse, ndetse rwose mpita numva n'umunaniro nari mfite wose ushize. Magnifique rero ahita aseka ati cecekere, nanjye iyo mbonye rwose utashye mba numva nyine umunezero winjiye mu rugo rwacu. Magnifique ahita abwira Shafi ati reka ne kugutinza muri salo, ahubwo genda nyine ufate amazi ukarabe ubundi uze kuko namaze gutegura amafunguro. Shafi rero aragenda akajya muri dushe agakaraba agahindura imyenda, maze akaza bakajya ku meza nyine bagafata amafunguro, aho n'ubundi baba bari gufata amafunguro biganirira bisekera ubona rwose ibyishimo ari byose. Bamaze gufata amafunguro rero bajya muri salo nyine mu ntebe kugira ngo barebe agafilime ho gatoya ubundi bajye kuryama. Shafi rero aba aryamye nyine kuri Magnifique bicaye mu ntebe, maze Shafi agatangira kubwira Magnifique ati sheri uyu munsi rero nyuma ya saa sita nagiye kwa muganga, maze muganga ambwira ko Sylvie nyine bagomba kumusezerera uyu munsi. Naho rero Magnifique ati ndumva ari byiza cyane, ndumva rwose ntako bisa, uyu rero Sylvie aba ari inshuti magara ya Shafi, ndetse rwose aba ari inshuti ye kuva kera bakiri abana bato bari inshuti, maze bamaze gukura Sylvie niwe waje guha akazi Shafi muri kampani ye, ubu rwose barakorana, mbese Shafi ni umukozi wa Sylvie, ariko rero Sylvie aba afite uburwayi, aba amaranye iminsi rwose ku buryo aba amaze iminsi no mu bitaro. Magnifique rero ahita abwira Shafi ati ndumva ni ukuri iyo rwose ari inkuru nziza. Naho rero Shafi ati nyine muganga yambajije niba nyine hari umuntu we wa hafi uri muri uyu mujyi, kubera ko ngo akwiriye kwitabwaho by'umwihariko, akwiriye nyine umuntu wo kumureberera muri iyi minsi ataramera neza, maze mubwira ko nyine nta muntu n'umwe uri hafi. Naho rero Magnifique ati hanyuma se ubwo hakurikiyeho iki? Shafi ati nyine nagira ngo ngusabe tumuzane hano iyo minsi nk'itatu ayimare hano nyine tumwitayeho tumureberera, kubera ko nta wundi muntu afite, kandi ni ukuri sheri umbabarire rwose ntumbwire hoya. Naho Magnifique atari kuri kwikinira, ubwo si ibyo bintu numva bishoboka, nizere ko rwose udakomeje. Ahita anahaguruka yivumbuye mu buryo rwose ubona ko ibi bintu bimubangamiye ndetse binamubabaje. Shafi rero aramukurikira mu cyumba, maze agakomeza kumuhendahenda no kumusaba ko rwose yakwemera ko iriya nshuti y'amagara iza hano maze ikahamara iminsi. Gusa nyine kubera ukuntu Magnifique abona umugabo we byamubabaje ndetse yakomeje no kumwinginga, aramubwira ati nta kibazo azaze, ariko nyine nta byo kurenza iminsi itatu, cyane cyane ko mu by'ukuri nubwo wavuze ko ugomba kuzajya umwitaho ntabwo uzaba uhari, ahubwo ibyo bintu bigaragara ko rwose ari jye nzajya mbikora. Ubwo rero rwose urabizi ko nyine ni inshuti yawe ariko si inshuti yanjye, ubwo rwose iminsi itatu ntizarenge. Naho Shafi ahita ahobera rero Magnifique ati urakoze cyane rwose kuba ubyemeye, ntakubeshye numvaga rwose binteye ikibazo ahantu ari butaha akajya. Ahita rero yihuta maze agahita asubira nyine kwa muganga akajya kuzana Sylvie, dore ko nyine baba bamaze noneho kubyumvikana n'umugore we. Bari kwinjira rero mu nzu, Magnifique nyine arabakira, maze Sylvie agahita abwira Magnifique ati wakoze cyane ni ukuri kwemera yuko nza kuba hano mu rugo iwanyu muri kunyitaho. Naho rero Magnifique ati nyine umugabo wanjye numvaga rwose ari kwensista, kandi nyine ntabwo nkunda rwose kumuhakanira ikintu ashaka cyane, ubwo rero nubwo azaba adahari ariko nta kibazo nzakwitaho. Areba rero ibintu nyine baba bazanye, maze akabona bazanye ibikapu byinshi, ahita ababaza ati ariko se ibi bikapu ko ndeba wagira ngo si iby'umuntu uzamara iminsi itatu gusa. Bahita barebana rero, maze we agahita yigendera akigira mu cyumba. Akimara kujya mu cyumba rero Sylvie ndetse na Shafi bahita basigara nyine bari gukina udukino twabo bari basanzwe bakina two gukirigitana, mbese bari gusetsanya baseka, ubona rwose ari abantu baziranye cyane. Shafi rero ahita abwira Sylvie ati reka ahubwo ngutwaze maze njye kukwereka nyine icyumba cyawe.
aramutwaza rero ibikapu maze akamujyana mu cyumba cye nyine akamwereka aho azajya arara iyi minsi. Sylvie rero yongera gushimira Shafi ati ni ukuri uri inshuti nziza cyane rwose kandi ubyumva ko ngushimiye bivuye ku mutima. Naho Shafi ati ariko urabizi ko njye nawe tumeze nk'aho rwose turi abavandimwe, urabizi turaziranye guhera kera, twari inshuti turakorana, ubwo rero rwose urumva ko icyo nashobora cyose ugikeneye nakigukorera nta kibazo. Sylvie rero abaza Shafi ati none se hari ibyo kurya? Maze Shafi ati ndakuzi rwose ikunda ry'ibiryo byawe ntabwo byabura, niba bitanahari turabitegura nyine mu kanya gatoya. Naho rero Magnifique we uba uri kureba rwose sene iri kubera hano, kwihangana biranga maze agahita yongera akisubirira mu cyumba. Shafi rero ahita abona ko ibintu bitameze neza maze agakurikira nyine umugore we mu cyumba. Aragenda akamubwira ati sheri, ndabizi ko ibi bintu bitagushimishije, ndabizi kandi uko uri kwiyumva, ariko ihangane nyine ni iminsi mike rwose, maze akongera akitahira. Naho rero Magnifique ati ikintu kimwe kitanezeza ni ukuntu nyine muba mumeranye, ibintu muba muri kwikora ntabwo rwose wamenya ko muri inshuti nyanshuti, wagira ngo ahubwo murakundana. Naho rero Shafi ati hoya rwose aho ho uribeshye cyane, kubera yuko kuri iyi si nta mukobwa n'uyu n'umwe wabasha rwose gutuma niyumva ko ndi umuntu urenze utari wowe. Ni wowe mukobwa wenyine wabashije gutuma numva ndi umugabo udasanzwe, ni wowe mukobwa wenyine kandi wabashije gutuma umutima wanjye utera cyane. Urabyumva rero nta muntu n'umwe wagusimbura, nta n'uwo nagusimbuza, ndetse rwose nta n'uwo nareba ngo numve mwishimiye. Ubundi nyine ni wowe wenyine mu mutima wanjye kandi ibyo byo rwose urabizi. Magnifique rero akimara kumva aya magambo ahita n'ubundi amwenyura ati gusa nyine nawe uzi nyine kunturisha igihe cyose uba ubona ntameze neza, hari amagambo umbwira maze ngahita numva ngarutse mu murongo. Shafi rero ahita ahobera umugore we maze akamusoma ati ndagukunda cyane kandi n'ubundi nzahora ngukunda. Naho Magnifique ati nanjye ndagukunda cyane. Shafi rero ahita amubwira ati mba nibuka umunsi wa mbere umbwira ko nkunda, ati ntakubeshye warabimbwiye maze numva ntangiye gusesa urumeza kandi hadakonje izuba riri kuva. Naho rero Magnifique ahita amubwira ati ariko rwose nawe ujya ugera aho ugakabya, reka rero ngende maze njye gutegurira icyo kurya Sylvie, dore nyine arananiwe. Naho rero Shafi ahita amubwira turakoze cyane, ni ukuri genda nyine umutegurire ubundi turaza kongera dukomeze twiganirire. Umunsi rero wakurikiye mu gitondo Magnifique na Shafi barabyuka bafatanye rwose ku rutugu nyine nk'ibisanzwe, dore ko ubundi batajyaga batandukana, maze bakinjira mu gikoni. Bahita basanga rero Sylvie nyine ari gutegura amafunguro ya mu gitondo. Baramusuhuza bati none se uri gukora iki ko wabyutse kare kandi urwaye? Naho Sylvie ati ndi kubategurira amafunguro ya mu gitondo. Sylvie ahita akomeza abwira Shafi ati nari ndi kugutegurira ya mafunguro nyine ukunda cyane. Naho rero Shafi atayahe. Naho Sylvie ati ndi kugutegurira za mbuto nyine ukunda kurusha izindi. Shafi ati none se ibyo bintu uba ukibyibuka? Naho rero Sylvie ati gute nabyibagirwa, ntabwo bishoboka, ibintu byose byawe mpora mbyibuka. Nyamara ibintu byose aba ari kuvuga Magnifique aba ahagaze hano nyine ari kubitegereza. Shafi rero ahita amubwira ati ariko nyine urabizi ko urwaye, ntabwo ugomba kwistressa, ntabwo rwose wakabaye wabyukiye mu gikoni. Naho rero Sylvie ati ariko nta kibazo meze neza. Shafi ati noneho nagufasha. Naho Sylvie ati mpereza nyine, ubwo tangira umpereze utwo tubore maze ndukoreremo. Shafi ati ariko nibutse yuko buri gihe iyo ngiye mu gikoni ibintu rwose birangira nabi, ahubwo reka mbareke nyine mwebwe rwose musigare ari mwe muri kubitegura. Sylvie ati genda nyine utaza kubyangiza rwose. Shafi rero aragenda
maze nyine Magnifique uba uri kwitegereza udukino tw'aba bombi agahita abwira Sylvie ati wakoze cyane kubyuka udutegurira amafunguro, ariko nanone hari ikintu nshaka kugusaba, ntuzongere rwose gutegura amafunguro uyateguriye umugabo wanjye, kubera yuko izo rwose ni inshingano zanjye, ndi umugore we, ni jyewe rero ugomba kumutegurira amafunguro, nta wundi muntu n'umwe ugomba gukora ibyo ngibyo mu mwanya wanjye. Sylvie rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose nabyumvise, ntabwo nzongera, ntabwo nari nzi yuko bibangamye. Nyamara Magnifique akireba hirya, Sylvie nyine ahita atangira kumukoba, akamera nk'uri kumugera icyuma nyine, kwa kuntu ukora nk'ushaka gukubita nk'umuntu ikintu. Gusa nyine ibi byo ntabwo Magnifique abibona, ahita rero anabwira Sylvie ati ariko warekeraho n'ubundi maze ngakomerezaho ngategura. Sylvie rero ahita agenda akajya muri salo, maze Magnifique agasigara ategura amafunguro. Gusa nyine muri salo noneho nibwo aba agiye gukora ibitangaje, kubera ko aragenda agahita yicara ku bibero bya Shafi, maze agatangira kumubwira ati mba nibuka kera ukuntu nyine tukiga twabaga turi kwikinira. Nyamara rwose Magnifique uri mu gikoni yumva muri salo abantu basetse, ibintu nyine byacitse, dore ko babaga bari gukina bakanakina udukino nyine two kwiruka, mbese wabonaga nyine wagira ngo ni nk'abantu bakundana. Ibi bintu rero bibabaza nanone Magnifique, maze agatangira kwibaza ati ariko se ubu iminsi 3 izashira koko, ko ndeba izambana umwaka wose, nta n'umunsi n'umwe aramara, ariko rwose ndumva ntangiye kurambirwa uriya mukobwa. Umunsi rero wakurikiye, Shafi arabyuka maze akajya ku kazi. George rero ni umusore bakorana, aza nyine kumureba muri biro, ariko nyine ni n'inshuti ye cyane. Ahita amubwira rero ati uzi yuko ubu nyine tuvugana Sylvie ari mu rugo iwanjye? Naho George ati ntumbwire ko rwose waba warazanye Sylvie iwawe, ubwo se koko ibyo bintu byaba ari byo? Ubwo ntiwaba ushaka gusenya urugo rwawe, uko uzi nyine Sylvie nawe uko mubanye, koko urabona byaba ari byiza ko umujyana mu rugo iwawe? Naho rero Shafi ati nyine yararwaye bikomeye, urabizi nyine nawe, ubwo rero byabaye ngombwa nyine ko mujyana iwanjye kubera ko nta wundi muntu n'umwe yari afite. Naho George ati ni ukuri ukwiriye gusengerwa rwose, ndagusengera ibintu byose bigende neza, kubera ko njyewe ndabona rwose ndi kubikemanga. Uyu munsi rero ku mugoroba Sylvie aba ari kumwe n'umwana w'umukobwa wa Shafi, ari kumufasha gukora devoir, maze agatungurwa n'ukuntu uyu mwana ari umuhanga cyane, dore ko buri kibazo cyose yamubazaga yahitaga agisubiza neza cyane. Mu kanya rero Shafi arataha avuye ku kazi, Magnifique we aba atarataha, maze Sylvie agahita amubwira ati umukobwa wawe yantangaje rwose, ni umuhanga cyane bikomeye. Naho rero Shafi ati nawe wabibonye se? Ati nyine ameze nka papa we, nawe ni umuhanga nkanjye. Naho rero Sylvie ati nka papa we ndetse ushatse kuvuga wowe rero uba umuhanga, cyangwa wibagiwe ko wahoraga uri kunkopera buri gihe iyo baduhaga devoir ari wowe wazaga kureba nyine ibyo nakoze? Naho rero Shafi ati hoya rwose wibeshya, ahubwo nyine ni wowe wajyaga uza kunkopera. Ahita rero abwira uyu mwana we w'umukobwa atumva rata ntubyiteho, uyu nguyu Sylvie niwe wazaga kunkopera, yahoraga mbaza ngo wakoze devoir se, ngo reka ndebe nyine uko wabikoze. Batangira rero gukubitana nyine imisego, mwabwira undi ati oya ntabwo ari njye nagukoperaga, n'undi nawe gutyo nyine baba bari gukina. Naho rero Sylvie ahita amubwira ati gusa nyine wirinde kunkirigita. Shafi rero ahita amukirigita nyine ako kanya, maze Sylvie agaseka cyane nyine. Shafi aba abizi ko aricyo kintu cyonyine kijya kimushobora. Mu kanya gato rero Sylvie ahita abwira Shafi ati ariko ndumva rwose naniwe, nyine kuguma mu rugo birananiza cyane, ndifuza nyine kujya hanze ngafata akayaga, ndashaka yuko umperekeza.
naho rero Shafi ahita amubwira ati nta kibazo. Babwira rero uyu mwana nyine ngo agume hano mu rugo, maze nyine bagasohoka. Bakigera imbere y'umuryango, Shafi aseka ahita abwira Sylvie ati uramenye ntuzongere kuvuga biriya bintu imbere y'umukobwa wanjye. Umukobwa wanjye azi ko ari njye muntu urenze ku isi, ndetse rwose azi ko ari njye muntu w'umuhanga cyane, ubwo rero ntukansebye. Naho rero Sylvie ati kugira ngo rero sinzongere kubimubwira, tugiye kujya gutembera ariko uragenda umpetse mu mugongo. Shafi ati nta kibazo. Sylvie rero ahita ajya mu mugongo we maze akagenda nyine amuhetse. Naho Shafi ati iminsi 3 rwose sinzi yuko izashira, nzaba nararembye neza neza. Naho rero Sylvie ati nanjye nzaba narayibyaje umusaruro. Bagenda rero bari guseka nyine kwa kundi kwabo bagendaga bari mu dukino twabo. Mu mwanya muto rero Magnifique arataha maze akabaza uyu mwana wabo aho papa wabo ari, ahita amubwira ko rero yasohotse we na Sylvie. Amubaza rero umwanya ushize, maze uyu mwana akamubwira ati hashize umwanya munini rwose. Magnifique rero ahita atangira kurakara ati kubera ko babonye ntahari bahise babiprofitiramo nyine maze barisohokanira. Gusa nyine Shafi naza arambona aransanga hano rwose mwiteguye. Hashira umwanya munini rero maze Magnifique yajya kubona akabona Shafi na Sylvie barinjiye bafatanye ku rutugu bagenda baseka basakuza. Arabareba rero maze agahita yimyoza ahita yigendera akigira mu cyumba. Shafi rero aza nyine kuryama maze agasanga Magnifique yarakaye cyane, ahita amubaza ati ariko se mukunzi ko rwose nabonye utameze neza, byagenze bite? Naho rero Magnifique ati ntakubeshye ndumva rwose mbirambiwe, ndabona ahari uriya mukobwa namubwira agataha igihe twavuganye kitageze, kubera yuko ndabona rwose ntazabasha kubyihanganira. Naho rero Shafi ati mbabarira n'ukuri, urumva nyine kubera ko nzi ko afite ikibazo yansabye kumuherekeza ngo afate akayaga, ntabwo rero nari kubyanga. Naho rero Magnifique ati jyewe rwose mbona wagira ngo nta mwanya ukimpa, mbese iyo ari hano niwe muba mwibereye kumwe, yaba adahari ukaba wibereye kuri telefone, wagira ngo njyewe rwose hano ntabwo nkihaba cyangwa se nta mwanya ngifite mu buzima bwawe. Naho rero Shafi ahita atangira kumusomagura ati ntabwo nari nzi ko rwose wafuha, uzi ko wafushye sheri, mbabarira rwose utansetsa, sinabikubwiye ko nta muntu n'umwe wagusimbura, ni wowe nkunderega. Ahita akomeza kumukirigita rero ariko anamusoma, maze Magnifique yageraho agaseka kubera ko kwihangana ntabwo aba yabishobora. Shafi nyine aba ari umugabo w'umwana mwiza cyane kandi utajya wemera ko umuntu amurakarira, cyane cyane ko aba akunda Magnifique kandi cyane. Ibintu nyine amubwira biba ari n'ibya nyabyo koko, nyine ni nabyo aba atekereza ko umugore we nta wundi muntu n'umwe ushobora kumumurutira. Mu gitondo rero Shafi uba ubona ko rwose ibintu byaraye bitameze neza cyane, arabyuka maze akagenda anyonyomba akajya mu gikoni akajya gutegurira nyine sheri we amafunguro. Aragenda rero agatangira guhata nyine no gutegura. Mu kanya gato Sylvie ahita amusanga mu gikoni ati wowe se kandi uri gukora iki mu gikoni ko mbizi neza yuko iyo ukigiyemo rwose ibintu biba bigiye kuzamba? Naho Shafi ati urumva nyine sheri wanjye yaraye atameze neza, ntabwo rwose yishimye, ubwo rero nifuje nyine kumutegurira ifunguro rwose ry'umwihariko kugira ngo mwereke ko nta kibazo. Naho rero Sylvie uhita ubona nyine atangiye kwijima kubera ko wagira ngo aba yatekerezaga ko ahari agiye kumubwira ko ari we ari gutegurira. Gusa nyine ahita amubwira ati none se hari ikibazo ndamutse ngufashije, ko mbizi ko rwose wowe gutegura amafunguro atari ibintu byawe. Naho rero Shafi aramubwira ati nta kibazo, urakoze cyane nubwo rwose numvaga ari jye ngomba kubikora. Sylvie ahita atambuka maze agatangira gukora ibyo Shafi yari ari gukora. Mu kanya gato rero Magnifique arabyuka maze akaza mu gikoni agasanga aba bombi nyine bari guseka bari gutegura amafunguro. Ahita rero abwira Sylvie ati hanyuma se sinakubwiye ko rwose utagomba kuzongera gutegurira umugabo wanjye amafunguro kandi mpari?
Sylvie rero ahita areba Shafi maze agahita abwira Magnifique ati ariko kuri iyi nshuro rwose ntabwo ari we nari ndi gutegurira, ahubwo nari ndi kumufasha kubera ko nasanze ari kugutegurira maze musaba ko namufasha kuko rwose nabonaga biri kumugora. Magnifique rero ahita amubwira ati ngaho rero nsohokera mu gikoni, rekera aho rwose genda. Abona rero atari gushaka gusohoka maze we agahita yisohokera anivumbuye ati ngaho rero nimukigumemo nimukomeze nyine mutegure. Shafi akibona ko birakaje cyane umugore we ahita amwiruka inyuma agenda nyine amuhendahenda ati hoya rwose nari ngiye kugutegurira amafunguro ansaba kumfasha, ariko ubwo nyine ntazongere niba utabishaka kandi utabyishimiye. Magnifique ati ariko rwose ngenda kubwira ko mbangamiwe, uriya mukobwa arambangamiye cyane, mbese wagira ngo urugo rwanjye yaruhinduye urwe neza neza, akora ibintu byose uko abishaka n'uko abyumva, kandi ngiye mu rugo rwanjye ni ngewe ngomba kugira ijambo rya nyuma. Ya minsi rero itatu Sylvie yagombaga kumara hano iragenda maze igashira. Sylvie rero arabyuka ari mu gitondo maze akambara, arasohoka rero akigera muri salo agahita asanga Shafi niho yibereye n'isengre n'ipantaro, maze Shafi agahita amubaza ati none se mukobwa mwiza ko ndeba noneho ugize mwiza kurushaho, wambaye neza cyane, ugiye hehe? Naho rero Sylvie ati ngiye nyine gukora amasuku mu rugo rwanjye kubera yuko uyu munsi ngomba kuza gutaha, rero ndaza kugaruka ku mugoroba nyine nje gufata ibintu byanjye, ariko ubu ngiye kuhakora amasuku. Shafi ati ntabwo wansiga n'ubundi dore uyu munsi nyine ni muri weekend ngomba kujya kugufasha. Bahita rero bagenda maze bakajya gufatanya gukora amasuku. Magnifique rero we ashaka Shafi maze akamubura inzu yose, afata telefone kugira ngo amuhamagare, maze yamuhamagara agasanga telefone ye rwose yayisize hano. Ahita avuga ati ariko se ubu yagiye koko kugira ngo arindire anasiga telefone? Aramutegereza maze amasaha akagenda akisunika koko, umugoroba ukagera yamubuze neza neza. Yicaye muri salo rero yabuze icyo gukora, ajya kubona akabona Sylvie ndetse na Shafi barinjiye bafatanye ku rutugu bagenda baseka bishimye wagira ngo bavuye nyine nko gutembera. Ati nari mbizi ko rwose muri kumwe, nari mbizi ko aho muri hose nta wundi mwaba muri kumwe. Naho rero Shafi ati sheri umbabarire nyine niba natinze, urumva nyine uyu munsi agomba gutaha, nari nagiye rero kumufasha kugira ngo nyine akore amasuku aho aba. Naho rero Magnifique ati gusa ikinshimishije ni uko ibi byose birangiye nyine agomba gutaha. Ahita ahaguruka maze agahita yigira mu gikoni, aba yumva nyine adakeneye gukomeza kureba aba bombi no kumva ubusobanuro bwabo. Bahita bakomeza maze bakajya mu cyumba cya Sylvie bagapakinga rero ibintu byose, maze Sylvie akava mu cyumba nyine afite amavarize ye. Aragenda rero akajya mu gikoni akajya kureba Magnifique, aramubwira ati ni ukuri ndabashimiye rwose kuba mwaranyakiriye, ndabashimiye kandi ubwitange mwagize bwo kunyitaho, nta handi hantu nari mfite ho kujya. Naho rero Magnifique we rwose uba ubona yasesemwe n'ibintu nyine biba biri kubera hano. Sylvie ahita amusezera akamubwira ati nyine ndagiye. Naho Shafi ati reka nta kibazo mbanze nkugeze mu rugo. Sylvie ahita amubwira ati hoya ntabwo ari ngombwa kubera ko namaze guhamagara taxi voiture. Naho rero Shafi ati gute wayihamagaye kandi ubizi ko mpari? Nagombaga rwose kukujyana nkakugeza mu rugo. Ariko uvuga ibi ngibi Magnifique aba ari kubareba niseseme, ubona nyine yabuze nk'ikintu yakora, aba yibaza nk'ibintu umugabo we ari kuvuga, akibaza niba aba yabitekerejeho maze rwose bikamuyobera. Ku bw'amahirwe rero si we rwose ubona nyine uyu mukobwa asohoka maze akagenda. Akimara kubona agiye
ariruhutsa maze agahita agenda agakubitaguraho ibyugi, ni nkaho nyine abavuga ati Imana imundinde ntazagaruke muri iyi nzu ukundi. Ariko byo rwose Sylvie ndetse na Shafi baba babangamye, nubwo Shafi we ataba azi ko nyine ibi bintu bibangamye, ariko ni ukuri baba bakabije. Uba wagira ngo nibo umugore n'umugabo muri iyi nzu, dore ko baba banaziranye ku bintu byinshi, baba bari aho nyine bavuga inkuru zabo za kera, ukumva nazo ubwazo nyine ziteye amakenga. Naho rero ku ruhande rwa Sylvie we rwose uba ubona ameze nyine nk'umukobwa uri gushaka kwikururiraho Shafi, mbese uba ubona ameze nk'umuntu ushaka yuko Shafi bagirana undi mubano udasanzwe atari uwo bari basanganywe w'ubucuti busanzwe. Nyamara Shafi we ntabwo aba abibona, ibintu byose Sylvie aba amwigiraho Shafi agira ngo ni bya bindi byabo nyine by'ubucuti bwabo. Nyamara baba barabangamiye Magnifique mu buryo rwose burenze, ariko si na Magnifique gusa, n'undi muntu uwo ari we wese wabareba rwose bamubangamira kuko baba bakabije. Umunsi rero wakurikiye muri biro mu gitondo cya kare, Sylvie araza akinjira muri biro ya Shafi maze agahita aza akamuhobera ati Mbogari umeze neza se? Naho Shafi ati yego rwose meze neza. Sylvie ati ni ukuri ndakomeza rwose kubashimira kuba mwaranyitayeho. Naho Shafi ati hoya rwose nagombaga kubikora. Sylvie rero ati cyakoze ndumva nifuza ko njye nawe nyine twazasohokera nk'ahantu maze tukagenda tugasangira, ubundi nyine noneho nkagushimira neza ndetse rwose nkanaruhuka nkongera ngafata akuka. Naho Shafi ati hari ikibazo se? Ati nta kibazo rwose tuzabipanga wowe uzambwire ufite umwanya. Shafi we nyine aba afata uyu mukobwa nk'inshuti ye rwose magara. Hashira iminsi rero aba ari kuri anniversaire ya Magnifique. Magnifique arabyuka akitegura, ari kwambara nyine anitera makiyaje, maze Shafi nyine uba ari nabwo agikanguka ahita abwira Magnifique ati isabukuru nziza mukunzi wanjye. Naho rero Magnifique ati hoya ntumbwire ko wabyibukaga, nari nzi ko rwose utakibyibuka. Naho Shafi ati mbyibagirwa, tekereza rero nibagiwe isabukuru y'umukunzi wanjye, none se wibagiwe ko ari wo munsi naguporopojeho, ni wo munsi wambwiye yego maze ukanyemerera nyine kumperekeza mu buzima bwose. Ubwo rero sinshobora kubyibagirwa kuko nanjye ni umunsi nyine uri special kuri njyewe. Magnifique rero ahita ahaguruka nyine aho yari yicaye ku gatebe aba yicayeho ari kwimakiya, maze akaza akegera Shafi ku buriri ati hanyuma se ubwo nyine uyu munsi wateguye iki? Naho rero Shafi ati uyu munsi nateguye ko njye nawe tutagomba kwirirwa mu rugo, tugomba gusohoka maze nyine tukirirwa turi kuryoshya umunsi wose. Magnifique ahita akubita agatima kuri wa mwana wabo ati hanyuma se ubu ngubu nyine ko ari weekend umwana wacu araza kuba ari hehe ko atagiye ku ishuri? Shafi ati byose mba nabitekerejeho, turaza nyine kumwohereza kwa Sylvie maze agende basigarane. Magnifique ati hoya hoya wigarura rwose Sylvie mu matwi yanjye, uriya mukobwa mba mbona ari umunyeshyari cyane, mba mbona rwose ntazi ibyo ntekerezaho, ubwo rero sinamusigira umwana wanjye none yamugirira nabi. Naho Shafi ati ariko rwose biratangaje ukuntu uhora ubona Sylvie nkaho ari umuntu mubi, kandi nyamara we rwose ahora agutekerereza ibyiza. Tekereza ko n'iyi gahunda tugiye kujyamo ari we wayigizemo uruhare, ndetse rwose ari nawe wadushakiye ahantu tuzajya heza, mbese urebye niba wabyoroganije. Magnifique ati hoya ntumbwire rwose, ntumbwire ko ibi bintu byose yabigizemo uruhare, ariko kubera iki nta banga ugira? Kubera iki nta kintu na kimwe ushobora gukora ukitekerereje? Kubera iki uriya mukobwa akomeza kuza mu buzima bwacu? Kubera iki akomeza kunyinjirira mu rugo ku buryo ibintu byose wagira ngo ni nk'aho ari we ufata ibyemezo? Shafi ati ariko sinumva rwose impamvu urakaye, kubera yuko uriya ni inshuti yanjye cyane, kuba rero yampa igitekerezo ntabwo nyine ari ibintu rwose bibi.
gusa sinumva impamvu uri kubigira birebire maze ukaba uri kwangiza umunsi wacu twagombaga kwishima. Magnifique rero abitekerezaho maze agahita abwira Shafi ati ariko koko nibyo nta mpamvu z'uko niyangiriza umunsi, kubera ko noneho uyu munsi ndamutse nkwangije naba muhaye rwose urwaho rwo kwishima ko bitagenze neza. Wa mugani reka twenjoyinge uyu munsi ni uwanjye nawe. Bahita rero babikora nyine nk'uko baba babivuze, maze Magnifique akabwira uyu mwana wabo ati maze nugera nyine kwa Sylvie witonde ube umwana mwiza, mbese ntuze gukubagana. Shafi rero na Magnifique barasohoka maze bakagenda rwose bakajya ahantu hari romantique, barasangira bakirirwa umunsi wose bari kuganira bajya mu dukino tugiye dutandukanye. Mbese uyu munsi urabaryohera cyane. Uyu munsi kandi Shafi yibutsa Sylvie ko amukunda kurusha ibintu byose byigeze bibaho ku isi, amwibutsa kandi ko ari we munezero we. Naho rero Sylvie amubwira ko we rwose n'ubu ngubu bibaye ngombwa ko yongera gushaka umukunzi n'ubundi yakongera agahitamo Shafi, kubera ko yamubereye umugabo mwiza ndetse rwose ko yifuza ko n'ubuzima basigaje bwose bazabumarana. Ibyishimo rero biba ari byose nyine, bataha rero ibintu byose bimeze neza cyane, bose bishimye baruhutse, mbese uyu munsi uba wababereye umunsi udasanzwe. Buracya rero maze Shafi akajya ku kazi. Sylvie rero mu gitondo azinduka aza kumubaza uko byagenze. Naho rero Shafi atumva byagenze neza, ntabwo ushobora kubyumva. Umugore wanjye yari yambaye neza ari sexy ahumura, mbese ubyumve twagize ibihe biri romantique, ntabwo ushobora kubyumva. Uriya munsi wari urenze, twarishimye nyine kandi na sheri wanjye yarishimye cyane. Kandi mu buzima ikintu mparanira ni ukubona umugore wanjye aseka, kubona umugore wanjye yishimye. Nyamara iyo yabaga ari kuvuga aya magambo meza ku mugore we, Sylvie we yabaga ari gushira maze akajya areba hirya agakurura iminwa, nyine ukabona ntabwo abyishimiye rwose. Shafi rero wakomeza kumubwira ibyiza by'umugore we, nyamara uyu mukobwa we agakomeza kugenda yijima. Bigira bakumva hari ntabwo akibashije gukomeza kubyumva, maze agahita abwira Shafi ati umunsi mwiza rero reka nyine njye mu kazi. Naho Shafi ati warakoze rwose kuko waduteguriye ibihe by'ibyishimo. Nyamara Sylvie we ntabwo yari azi ko rwose biri buze kuba umunsi w'ibyishimo, kubera ko yatekerezaga ko umugore wakimenya ko ari we wabigizemo uruhare byose biri buhite biba zeru, maze bagahita bashwana ku munsi w'isabukuru ya Magnifique, ibintu byose bigahita biba umwanda. Ariko yasanze ahubwo yarabateguriye umunsi wabo w'urukundo, umunsi w'ibyishimo ndetse w'umunezero. Biramubabaza rero kuko ntabwo ari ibyo yari agamije mu by'ukuri. Umunsi rero wakurikiye nanone Sylvie nyine aza muri biro ya Shafi, dore ko nyine ntabwo aba hasiba kubera ko n'ubundi baba bakorana. Batangira rero kuganira nyine, maze Shafi agatangira kumubwira ukuntu urukundo ruryoha, maze akamubaza ati ariko se wowe bimeze bite ko nta mukunzi ufite? Naho rero Sylvie ahita amubwira ati nyine ntabwo ndabona uwo twahuza. Naho rero Shafi ati ariko se ubundi ubu byumva ute ndamutse mbahuje neza na George maze mugakundana? Sylvie ati George uriya se ukora hano? Tekereza rero ndamutse nasohokanye n'uriya musore, mba mbona rwose wagira ngo ananuka ibyunzwe, mba mbona nyine anacecetse, mba mbona ntazi, yewe nta nubwo namwemera. Ndakubwiza ukuri niyo yaba rwose ari usigaye kuri iyi si, ubanza nakwemera nyine nkigumira ndi single, ariko rwose sinamwemera. Naho rero Shafi ari guseka ati ariko ni ukuri George ni umwana mwiza, uzi ukuntu se buriya ari serious, noneho ibintu bye byose biba biri ku murongo. Naho rero Sylvie ati ntabwo rwose mukeneye, dore ko nyine we mu mutima w'aba yumva yikenereye Shafi, kandi aba yirengagiza ko Shafi mu by'ukuri ari umugabo w'undi muntu. Shafi rero ahita amubwira ati nta kibazo, ngaho nyine wowe uzishakire uwo muhuje neza, ariko rwose ntabwo ukwiriye gukomeza kuba uri wenyine. Ariko uzi ukuntu urukundo ruryoha, uzi iyo ntashye ngasanga sheri wanjye ari mu rugo, mpita numva ibibazo byose niriranywe birangiye,
nyamara wowe buriya iyo utashye ukagera mu rugo ugasanga nta muntu wasanze, nibwo ahubwo ujya wakumva ko ufite ibibazo. Sylvie rero uba ari kumva rwose ukuntu Shafi nanone akomeje kwita ku mugore we cyane, bikomeza kumubabaza maze agahita amubwira ati nari nje kugusuhuza, ubwo nyine reka nanjye njye muri biro maze nkore akazi. Umunsi umwe rero Sylvie nyine aza gusura ba Shafi mu rugo iwabo, baricara rero muri salo, Magnifique aba yibereye kuri mashine ari kwikorera akazi, Shafi nawe nyine yicaye muri salo, batangira rero kuganira maze nyine n'ubundi bagatangira kuvuga inkuru zabo za kera. Sylvie atangira kubwira Shafi atari kuribuka ukuntu wigeze kurwara maze ukambwira ngo ningufurire imyenda yawe maze ukajya unyereka ibizi bisa nabi ngo nimba ari byo mfuramo, tekereza nawe buriya se ubundi iriya myenda wari kuzongera kuyambara. Naho rero Shafi ati nyine nari ndwaye ntabwo nari ndi gutekereza neza, ati ahubwo se wowe uribuka umunsi wafashe imyenda yawe y'imbere maze ukayihisha mu ikabutura yanjye, najya kwambara ikabutura yanjye nkajya kubona nkabona imyenda yawe y'imbere iraguye. Ibi bintu rero Magnifique akibyumva ahita yumva biri kumutera nk'iseseme, yumva nk'ibi bintu bari kuvuga akumva rwose ntabwo akeneye kubyumva, ahita ahaguruka maze akigendera. Gusa nyine akimara kugenda ataranarenga rwose ngo agere mu cyumba, Sylvie ahita ahaguruka nyine aza gukubitagura umusego Shafi kubera ibi bintu nyine aba avuze, ati ceceka rwose ibi bintu ntuzongere kubivuga. Naho rero Shafi atangira kumukirigita bya bindi byabo nyine bagatangira guseka, ubona rwose nta n'icyo bibabwiye kuba Magnifique ahagurutse. Ahita ajya mu cyumba n'ubundi agakomeza rero akumva rwose arasesemwe, mu by'ukuri ntaba yifuza ko uyu mukobwa yakandagiza ibirenge hano, kubera ko iyo yabaga yaje byabaga ari umubabaro kuri Magnifique, aho kugira ngo yishimire ko yabonye umushyitsi, ahubwo nyine yasigaranaga umutima mubi w'amagambo babaga bari kuganira. Nyuma rero y'iminsi myinshi Shafi aba yicaye muri biro, maze yajya kubona akabona Sylvie araje rwose ariko atishimye, ahita amubaza ati ko mbona utishimye se wagiye mu kwezi kwawe? Naho rero Sylvie ati hoya rwose iyo biba n'ibyo ngibyo, ahubwo nyine bamaze kumpamagara bambwira ko dufite projet tugomba kujya kwigaho mu kindi gihugu, abari kumubwira nyine icyo gihugu gituranye bagiye kujyamo. Gusa ikintu kibabaje ni ukuntu bantunguye, tekereza ko bambwiye ko ngomba kuzajyayo ejo mu gitondo, kandi nyine ugomba kumperekeza kubera ko urabizi ko ibyo bintu ari wowe nyine ubisobanukiwe neza kundusha. Shafi ati hoya rwose ibyo bintu ntabwo bishoboka, ubundi nyine iyo ari ukujya hanze y'igihugu ni ibintu umuntu aba agomba gutegura, baba bagomba kubimubwira hakiri kare. Sylvie ati nanjye nyine urumva rwose ndatunguwe. Shafi rero ahita amubwira ati nta kundi ubwo uyu munsi ndataha kare kugira ngo njye kubibwira madamu wanjye maze nanitegure. Ku mugoroba rero Shafi arataha maze nyine akagenda akabwira iyi nkuru Magnifique, amubwira ko rero ariko nyine Sylvie yamubwiye. Magnifique ati nakubeshye, ndumva rwose wareka kujyayo, sinumva impamvu ugomba kujyayo kandi bagutunguye. Naho Shafi ati nyine nta kazi, urumva se ntagiyeyo ntaba nishe akazi bishobora no kumviramo kwirukanwa, kandi aka kazi nyine urabizi ko ari akazi kadutunze. Magnifique rero rwose ntabwo aba abyumva, akomeza kwinangira yumva rwose umugabo we atagenda, ariko bikarangira nyine umugabo we abashije kumukonvenka akamwemeza ko agomba kujya muri kano kazi uko byagenda kose. Buracya mu gitondo rero maze Magnifique agategurira nyine umugabo we ibikenewe byose, ubundi akamuherekeza. Aramubwira ati ariko nizere ko rwose nta kintu kizaba hagati yawe na Sylvie, uriya mukobwa sinjya mwizera, noneho iyo muri kumwe mwenyine mba nibaza ibyo muba murimo nkurikije ibyo mbona n'amaso yanjye. Shafi ati sheri wikurwa rwose utekereza ibyo bintu, kubera ko ntabwo bishoboka. Tekereza ko nawe nari nziranye na Sylvie kera, ariko nkarenga nkaba ari wowe mpitamo ko tubana. Ibyo byonyine bikumvishe ko nyine uriya mukobwa nta kintu na kimwe kiri hagati yacu uretse nyine ubushuti bwacu kuva kera. Naho ubundi ntuhangayike ntugire ubwoba, ni akazi gusa katujyanye,
urabizi ko ari wowe nkunda kandi nzahora ngukunda, ahubwo nyine ndi kwibaza ukuntu rwose ndi buze kugukumbura kubera ko sinumva nyine ukuntu ndi burare tutari kumwe. Magnifique ati none se ubundi iyo misiyo nyine y'akazi mugiyemo iramara igihe kingana iki? Naho rero Shafi ati rero ntabwo rwose mbizi, ahari nyine biraterwa n'igihe biri burangirire n'igihe tugomba kuzabikora. Magnifique rero asezera kuri Shafi maze akamwifuriza urugendo rwiza. Baragenda rero maze bakagera nyine kuri hoteli baba bagomba kuraraho, bajya gusaba nyine imfunguzo za hoteli, maze umu receptionniste akababwira yuko hari nyine urufunguzo rumwe kuko ari kubona bafashe icyumba kimwe cya hoteli. Naho rero Shafi ahita abwira Sylvie ati ibyo bintu se birashoboka? Naho Sylvie ati hoya rwose, kandi njyewe nyine nakoze reservation online, natse rwose ibyumba 2 ndetse bari banabinyemereye. Shafi ati ntacyo, reka twe kwirirwa tubitekerezaho cyane, ubwo nyine ni muduhe n'ikindi cyumba. Naho rero uyu mu receptionniste ati ibyumba byose byashize, icyari gisigaye ni icyo kimwe cyanyu gusa. Shafi atangira kwifata mu mutwe atoya rwose ibi bintu ntibishoboka, mugira serivisi mbi, maze agatangira gushwana. Receptionniste ati ariko rwose badusabye icyumba kimwe cy'abantu 2, ntabwo bigeze badusaba ibyumba 2. Shafi rero abwira Sylvie ati ndumva ngewe twahindura hoteli, kubera iki se ubundi tutashaka iyindi hoteli tujyamo? Naho rero Sylvie ati ariko burije cyane kandi turananiwe, sinumva nyiri ukuntu twarara tugenda turi gushaka hoteli, ubundi se hari ikibazo turamutse turaye muri kiriya twembi? Naho rero Shafi ati tekereza rero nk'umugore wanjye yumvise ibyo bintu mu matwi ye ngo naraye mu cyumba kimwe nawe. Sylvie ati yabyumva se abikuye he? Kereka niba ari wowe uzabimubwira, kubera ko ngewe ntabyo namubwira rwose, ndananiwe ndumva ntava hano, kandi urabizi ko mfite n'imbaraga nkeya mu busanzwe. Shafi rero nta yandi mahitamo aba afite, arabyemera nyine bakajya kurara muri iki cyumba kimwe, ariko kandi kiba kinafite nyine igitanda kimwe. Arabanza rero agahamagara nyine umugore we kugira ngo amuvugishe. Mu gihe ari kumuvugisha Sylvie we nyine aba yagiye ku ruhande, ku buryo nyine Magnifique atari bumenye yuko ari hano mu cyumba cye. Magnifique rero abaza Shafi ati none se Sylvie wari he? Naho rero Shafi atari mu cyumba cye, nyine bamuhaye icyumba kiri kure rwose, ntabwo nyine ari hafi yanjye. Bakomeza rero kuvugana, maze Magnifique nyine akabwira Shafi ukuntu ari kumvira ijoro ritari buke, ndetse rwose ukuntu nubwo ari guteka yumva atari bufate amafunguro, gusa nyine ari guteka kubera ko umwana wabo we ashobora gukenera kurya, naho ubundi rwose ari kumva yakabaye abyihorera kubera ko umukunzi we adahari ngo basangire. Bakomeza rero guterana imitoma, nyamara ibi biba byababaje Sylvie uba uri ku ruhande aba yakuruye iminwa, ubona yarakaye iminwa, mbese baba bari hafi kuyikandagira neza. Ava kuri telefone rero, maze nyine Sylvie agahita aza nyine akamwicara iruhande, bagatangira kuganira bya biganiro byabo. Naho rero mu masaha y'ijoro Magnifique aryamye atangira kurota, maze akarota abona nyine Sylvie yinjira mu cyumba cya Shafi, maze akagenda akamusanga ku buriri, bagatangira gukina ya mikino yabo yo gukubitana imisego, maze agahita abona batangiye gusomana. Agahita kandi abona nyine aba bombi bameze nkaho rwose bari mu rukundo. Aje gukira hejuru, maze gusinzira bikanga neza neza, areba ku isaha agasanga ni saa 8 z'ijoro. Ahita afata telefone rero agahamagara nyine umugabo we. Shafi aritaba, akitaba nyine ari mu bitotsi, nyamara Sylvie aba amuryamye inyuma. Magnifique ahita amubwira tumeze neza, naho Shafi ati yego, ati wari usinziriye? Nawe ati yego. Naho rero Magnifique ati ndakeka ko ngukanguye, uri wenyine se? Shafi ati yego rwose ndi njyenyine, nta muntu n'umwe muri kumwe. Shafi ati ntawe, ndi njyenyine rwose, ndyamye njyenyine, sinakubwiye ko se Sylvie bamuhaye icyumba cye, nyamara Sylvie aba amuryamye inyuma. Magnifique ahita amubwira
ati ngize inzozi mbi cyane kubera ko ndose mbona uri kumwe na Sylvie ndetse rwose atari ibisanzwe mumeze nk'abantu bari mu rukundo. Shafi ati ni ukuri izo rwose ni inzozi kubera ko rwose Sylvie aryamye mu cyumba cye. Magnifique arahita amubwira ati umbabarire rwose kuba ngukanguye, nyine numvaga rwose bimbangamiye izi nzozi nari ndose. Urara haryana rero ubwo tuzavugana ejo. Basezeranaho, nyamara mu by'ukuri Sylvie rwose aba aryamye inyuma ya Shafi, gusa nyine nta kintu kiba cyabaye hagati yabo, baba baryamye gusa nyine nk'abandi bantu basanzwe bose uko baryama ku buriri bumwe. Shafi rero buracya nyine maze akabaza Sylvie ati none se turajya mu kazi ryari? Sylvie ati reka mpamagare nyine numve rwose igihe tugomba gukorerana inama. Hashira umwanya rero maze akamubwira ati rero inkuru ibabaje, bambwiye ko nyine umuntu wari kuyobora iyi nama afite ikibazo rwose, yabyutse yarwaye, tugomba kwihangana maze inama ikazaba ejo tukabona gutaha. Shafi rero nyine arihangana, gusa aramubwira ati ariko badutesheje umwanya, ni uko nyine indwara itajya iteguza, ariko nyine nta kundi. Uyu munsi rero biriranwa nyine na Sylvie hano muri iyi hoteli, birumvikana nyine birirwa baganira kubera ko nta kindi cyo gukora baba bafite. Mu masaha rero y'umugoroba Sylvie nyine asaba Shafi ko bakina nyine agakino ko kubwizanya ukuri. Batangira rero gukina nyine kano gakino, baba bumvikanye ko uzajya atsindwa ikibazo azajya anywa kuri rikeri, iba ari rikeri ikomeye cyane. Sylvie yatangira kubaza nyine ibibazo Shafi, bya bibazo nyine by'umuntu ku giti cye, bya bibazo undi muntu wese atagomba kumenya igisubizo cyabyo, maze Shafi akajya yanga kumusubiza. Mu kwanga rero kubimusubiza amunywesha nyine inzoga, uko yangaga kumusubiza akamunywesha inzoga. Shafi rero aragenda agasinda neza neza, agatangira rwose kureba ibintu bidahari. Hashira umwanya rero maze nyine inzoga zikamuganza, akaba ahirimye ku buriri arasinziriye. Mu by'ukuri rero Sylvie wenyine gahunda aba yari afite iba ari iyo kugira ngo baryamane, ariko kubera ukuntu Shafi aba yasinze cyane biranga neza neza, bikanga yuko baryamana kuko aba yaguye nk'igiti, aba ameze nk'umuntu wapfuye. Gusa nyine Sylvie kubera ko ibi bintu yari yabipanze kandi yabipanze neza, aravuga ati hoya rwose ntabwo nyine naviramo aho, ndaza kumwemeza yuko twaryamanye byanze bikunze. Buracya mu gitondo rero maze Shafi akabyuka, agikanguka ahita asanga Sylvie yicaye yigunze ameze nk'umuntu uri kurira. Naho Shafi ati habaye iki? Naho rero Sylvie ati ntabwo rwose nari nzi ko ibi bintu wabinkorera, tekereza ko twaraye turyamanye maze tugakora urukundo. Shafi ati wowe ibyo bintu ntabwo byashoboka, ntubimbwire rwose, ntabwo byashoboka. Naho rero Sylvie ati nyine wari wanyweye inzoga nyinshi cyane rwose, wabaye nkaho wanamfashe ku ngufu. Shafi ati ntumbwire. Ibintu rero biramucanga maze agahita afata nyine Sylvie uri no kurira akamuhanagura amarira, akamuryamisha mu gituza cye, tumbabarire ni ukuri ni inzoga zabinkoresheje, sinatekerezaga, nta nubwo nzi uko byagenze, tekereza ko n'ubu ngubu ndi kugerageza gusubiza ubwonko bwanjye inyuma, ariko ntihagire ikintu na kimwe cyiza, nta kintu na kimwe ndi gutekereza, sindi kumva nyine ngo byagenze bite. Naho rero Sylvie ati nyine ibyabaye nyine byabaye, nta kundi, ntabwo twabasha kubihindura. Shafi ati ndakwinginze kandi mbigusabye mbikuye ku mutima, ibintu byabaye hano ubigira ibanga rwose, kuko umugore wanjye abyumvise yakwicwa n'agahinda, kandi sinjya nifuza kubabaza umugore wanjye. Nanone kandi aka kantu gahita kongera kakababaza Sylvie, kuko nyuma y'ibyabaye byose Shafi ari kwitekerereza ku mugore we. Sylvie rero ahita abwira Shafi ati ahubwo rwose tunitahire, ndumva iyo nama ntagikeneye kuyikora, iyo projet nigende rwose nta kazi kayo, mbabara dutahe kuko ndumva nataye umutwe, kandi mu by'ukuri aba yaramuzanye hano
nta projet n'iyi n'imwe baje kwiga, ahubwo aba yaramuzanye hano nyine kuko aba afite target yo kugira ngo bazaryamane nubwo aba atabigezeho, ariko ni nk'aho aba yemeje rwose Shafi ko yabigezeho. Barataha rero maze Shafi akagera mu rugo, umugore we aramuhobera n'umwana we bamwishimiye, maze rwose bakamubwira ko bari bamukumbuye ndetse bumvaga batakwihanganira ko undi munsi ushira batamubonye. Agerageza kwihagararaho rero, ariko nyine biba bigaragara ko rwose nawe atishimye, uba ubona yacitse intege, uba ubona mbese hari ikitagenda. Bamutegurira rero amafunguro, maze bicaye bari bonyine Shafi ndetse na Magnifique. Magnifique aramubaza ati none se chérie, ameze ate Sylvie? Bakivuga izina Sylvie, Shafi ahita akangukira hejuru akamera nk'umuntu nyine wari uri kurota, kubera yuko aba ameze nk'umuntu wataye umutwe. Ati Sylvie nyine atameze neza. Naho Magnifique aba abibonye rwose ko wagira ngo umugabo we ntabwo ameze neza, atari kumbwira habaye iki ko mbona utishimye? Naho rero Shafi ati nta kintu cyabaye, ndishimye rwose meze neza kandi ntuhangayike. Buracya rero maze Shafi akajya ku kazi, aragenda rero akabwira George ibintu byose byamubayeho. George ati noneho ndumiwe ni ukuri, ubu se koko iki kibazo uzakivana mute? Nahereye kera kandi nkubwira ko rwose uyu mukobwa azagusenyera urugo, none reba nawe ahantu bigeze, ibi bintu noneho rwose ndumva nta garuriro bifite. Tekereza rero umugore wawe nabimenya. Shafi ati ntakubeshye, ndumva rwose nicuza impamvu nagiye, iyo mbimenya nari guhitamo ko rwose banyirukana aho kugira ngo nkore biriya bintu, kubera yuko urabizi umugore wanjye ni byose, umugore wanjye ni ibyishimo byanjye, umugore wanjye nta na rimwe nigeze nifuza kumuca inyuma, ndetse rwose mu buzima bwanjye nahoraga ntekereza ko ariwe mukobwa wenyine kuri iyi si wigeze kumpa ibyishimo ndetse ugikomeje no kumpa umunezero. Birababaje rero ukuntu rwose azamenya yuko nakoze urukundo n'inshuti yanjye magara. Nyamara rwose ntakubeshye, n'ubu sinibwo uko byagenze, ariko rwose ndumva ntifuza no kuzongera kubona ukundi Sylvie mu maso yanjye. Ariko se byagenda bite kandi dukorana? George rero amubwira ati kuri iyi nshuro nta kintu rwose cyo kukubwira mfite, kuko ndumva ibi bintu rwose bikomeye. Naho rero akimara gusohoka, Sylvie ahita yinjira maze akaza akicara imbere ya Shafi, amufata mu biganza. Shafi agahita amwishikuza. Naho rero Sylvie ati ariko ko mbona rwose uri kumpunga kandi wakabaye unyegera. Naho rero Shafi ati ariko ibyabaye byose nakubwiye ko ari uko nari nasinze, nta bwenge nari mfite, kubera ko mu busanzwe ntabwo naca inyuma umugore wanjye, ndamukunda cyane. Ubwo rero ibyabaye rwose ntutekereze ko hari icyo byahinduye ku mubano wanjye nawe. Naho rero Sylvie ati byarahindutse cyane rwose, kubera ko kuva njye nawe twakora kiriya gikorwa ndagutekereza cyane, kandi nyine ndifuza ko unanyitaho by'umwihariko. Shafi ati ariko rwose ubanza wasaze, ntabwo bishoboka. Wibuke ko mfite umugore, mfite urugo, mfite umuntu nkunda mu buzima bwanjye. Ntabwo rero byashoboka, nyine ibyabaye byarabaye, nubwo ntacyo twabihinduraho, ariko rwose menya ko nta n'icyo byahinduye mu buzima bwanjye. Uko nagufataga n'uyu munsi niko nkigufata, ahubwo mbabarira rwose unsohokere mu biro, ujye mu biro byawe, kubera ko mfite ibibazo byinshi, nta nubwo nshaka kongeraho ibindi bibazo. Mu by'ukuri noneho Shafi aba ari kureba uyu mukobwa nkureba nk'imyanda, niko navuga, ukuntu nyine bahuraga bagakina, bagaseka, bakishima, nta biba bikiri hagati yabo. Uba ubona ari nk'aho bwa bucuti bari bafitanye bwarangije gutakara kare. Shafi rero amara iminsi adasinzira, maze kubera ukuntu yakundaga umugore we cyane, agafata umwanzuro wo kubimubwira. Nubwo rwose yatekerezaga ko nyine bishobora kutoroha, ariko yaravuze ati umugore wanjye ngomba kubimubwira, ngapfukama nkamusaba imbabazi, nkamubwira ko rwose nta ruhare nabigizemo. Umunsi umwe rero arataha maze akicara muri salo yihebye nk'ibisanzwe.
ahita rero abwira nyine umugore we ko hari ikintu gikomeye ashaka kumubwira, ati yenda sinzi uko uri bubifate, gusa nyine biri kuntesha umutwe, ndumva rwose nshaka ko tubiganiraho. Agitangira rero kujya kumubwira byose, ahita yumva umuntu akomanze, maze Magnifique agahita amubwira ati reka murebe nta kibazo. Aragenda rero, maze Shafi akamubaza ati ninde se wari uri gukomanga? Magnifique ati ni umuntu wari ukuzaniye urwandiko, gusa ntabwo muzi, akira buri ureba nyine bureba uwakwandikiye, reka nanjye njye kureba mu gikoni uko bimeze ibyo nari ntetse niba bitashiririye. Shafi rero arafungura, maze agasanga nyine muri iyi envelope harimo impapuro ebyiri. Rumwe rero abanza kurusoma, ni umukono neza neza wa Sylvie. Sylvie aba ari kumubwira ati hanyuma rero rwose nagira ngo nkubwire yuko nubwo uri kugerageza kungendera kure, ariko ubu ngubu tuvugana mu nda yanjye hari gukuriramo umwana wawe, hari urubuto wanteye mu nda kandi rwose ruri gukura. Ubwo rero ugomba kumfasha kurwitaho, wumve ko nyine njye nawe dufite ikintu kitagomba kudutandukanya, ahubwo dufite ikintu kiduhuza. Areba nyine urupapuro rw'inyuma, maze agahita asanga ni teste nyine ya grossesse iba yemezaga neza ko uyu mukobwa atwite. Shafi rero akimara kureba ibi bintu ahita atangira kubira ibyunzwe, maze rwose akumva ubwoba buramwishe. Ahita rero afata izi mpapuro akazihinahina agiye kuzisubiza mu kamverope. Magnifique akaba aragarutse ati none se sheri, wasanze nyine ari nde wakwandikiye? Naho rero Shafi ati nyine nasanze ari sekreteri wanjye wanyoherereje amadosiye, nari namusabye ko yayanyoherereza mu rugo kuko natashye mbona atarasoza akazi. Magnifique ati ni byiza noneho. Magnifique nta nubwo aba akibuka ko hari ikintu umugabo we yaragiye kumubwira. Shafi rero ahita yiruka maze akajya mu cyumba, za mpapuro aragenda akazicagagura, akazicamo udutoya, akazijugunya muri tuwarete. Aba afite ubwoba ko hari umuntu wazazibona, aba yumva nyine noneho ibintu bimurangiriyeho, icyo gukora aba akibuze neza neza. Buracya akajya kugisha inama George, akamubaza noneho icyo yakora. George ati ndakubwiza ukuri, ibintu byawe byari byananiye kugira icyo mbikubwiraho, ntaranamenya ko wamuteye inda, noneho tekereza kumenya ko wanamuteye inda, ko kurumva nakubwira iki? Nta kintu na kimwe nabona nkubwira. Shafi rero afata umwanzuro wo guhamagara Sylvie maze bakabiganiraho. Sylvie rero araza, maze Shafi agahita amubwira ati rwose ndakumva cyane ko ubabaye, ibyabaye byose ndabyumva ko byaguhangayikishije, ariko rwose ndifuza yuko iyo nda twayikuramo. Uzambwira ikintu cyose ushaka nzakiguha, ariko iyo nda uyikuremo. Naho Sylvie atuvuze ngo iki? Ariko nizere ko rwose atari wowe ubivuze cyangwa atari njye uri kubwira. Ati jyewe ku myaka 29 ngira Imana ntwite maze nkuremo inda. Ati uyu mwana uzi ko ari umugisha Imana iduhaye njye nawe, ahubwo nyine tangira utekereze icyo gukora. Ugomba kubibwira umugore wawe ibyanjye nawe, ndetse ukanamubwira ko wanteye inda. Nutinda kubimubwira kandi nzabimwibwirira, kandi nyine urabizi iyo rwose ari njye mvuze uburyo mbinyuzamo. Shafi ati hoya rwose ndakwinginze, umugore wanjye ntagomba kuzamenya ibi bintu na gatoya, ntabwo ibi bintu agomba kuzabimenya. Sylvie atumva rero ugomba kubimubwira uko byagenda kose, cyangwa se nkazaba ari cyo mbyivugira. Sylvie rero ahita ahaguruka anivumbuye rwose. Shafi aramwinginga kugira ngo ntazabivuge, ariko ubona Sylvie we nyine icyo agamije ari ukubibwira umugore wa Shafi. Agera muri biro ye maze agahita amwandikira message atari ku wundi, uriya mugore wawe wamubonyemo iki? Ubona ndusha ubwiza se? Ubona hari icyo afite njyewe ntafite? Kubera iki kunkunda ari ibintu bigoye? Niba nyine ibi bintu byarabaye tukaba dufite ikiduhuza, harabura iki ngo njye nawe twihuze? Shafi rero nta mwanya aba afite wo kumusubiza, kuko ababona ibi bintu bitangiye kugenda bimurenga. Ntabwo rero Shafi aba agisinzira, ntabwo rwose aba akibasha nyine kugira n'ikintu kimwe atekereza, dore ko ibi bintu byose biba bimaze kumubana ibintu birebire cyane. Umunsi umwe rero bari muri weekend bicaye nyine mu rugo, ari kwiganirira n'umugore we, bimereye neza, noneho bibereye mu rukundo, dore ko n'ubundi bahoraga mu rukundo ibihe byabo byose.
ajya kumva kumva umuntu arakomanze maze umwana akagenda agafungura. Batungurwa no kubona hinjiye Sylvie. Kubera ukuntu uyu mwana ahita amuhobera cyane rero Sylvie ahita atangira akikanda ku nda, akifata ku nda nyine. Shafi rero akimukubita amaso umutima umuvamo kuko aba atekereje ko ahari wabona aje kubibwira umugore we. Naho rero Magnifique we rwose aba yiyicariye ubona ntacyo bimubwiye kuba uyu mukobwa aje nta nubwo amusuhuza. Naho Sylvie ati ese ntabwo mwishimiye kumbona? Magnifique rero ahita amubwira ati mfite byinshi byo gukora ku buryo nyine umwanya wo kukwishimira ntawo nabona. Sylvie rero ahita ababwira ati ndabona rwose wagira ngo ndi kubaderanja, gusa nyine nari nyuze kuri iyi karitsiye maze numva naza kubasuhuza, ubwo nyine reka nigendere. Aragenda, Shafi ntanahaguruke ngo aze kumusuhuza cyangwa nyine ngo aze kumuherekeza nk'ibisanzwe. Sylvie rero nyine birumvikana ko agenda atishimye. Hashira iminsi rero maze Sylvie akagaruka muri biro ya Shafi, aramubwira ati rero uyu mwana ntwite aragushaka nyine nka papa we, arakwifuza kandi rwose nanjye ndumva nyine ngushaka. Ndashaka ko njye nawe rero tugomba kuzafata umunsi maze tukajya ahantu tugakora urukundo neza twisanzuye, noneho nyine nkanamenya uko byari bimeze ririya joro, dore ko nyine ririya joro bitagenze neza. Ubwo rero ndifuza ko noneho tuzabikora neza rwose twitonze. Naho rero Shafi ati ariko mba mbona wagira ngo rwose ubwenge nawe mwaratandukanye, mba mbona wagira ngo nta bwenge bukiba mu mutwe wawe. Ibyo bintu uri kuvuga urumva bishoboka koko? Njye nawe tukaryamana? Ese uba wibagiye ko mfite umugore? Mfite umugore kandi nkunda, mfite umugore nishimira ndetse nabwiye ko ntazigera muca inyuma. Naho Sylvie ati ubundi se uraramira iki ko warangije kumuca inyuma? Urumva hari ikintu ukiri kuramira? Nushaka rwose n'ubundi tuzabikore nta kibazo kuko n'ubundi twarabikoze. Ikindi kandi nukomeza no kubyanga nzabyibwirira umugore wawe maze ndebe uko bizagenda. Buri gihe uba uri kundataho umugore wawe, ntangira kukubwira ibibazo mfite ukambwira umugore wawe, uba wumva njyewe ibyo bintu hari ikintu bimbwiye? Shafi rero noneho bitangira kumutesha umutwe. Mu by'ukuri aba ari mu bibazo, ni ukuri aba ari mu bibazo byinshi kandi cyane. Gusa nyine agerageza gukomeza kugendera kure Sylvie, nubwo Sylvie we aba atari kumuva inyuma. Aba yibaza rero nava ku kazi uko bizagenda, aba yibaza niba umugore we nyine azamubwira ko yavanwe ku kazi n'iki maze bikamuyobera. Umunsi umwe rero noneho Sylvie arazinduka maze akagenda agaparika imodoka hafi yo kwa Shafi. Ajya kubona rero akabona Magnifique arasohotse nyine agiye ku kazi. Naho rero Sylvie ahita yinjira maze agahita asanga Shafi akiryamye, agahita amusanga mu cyumba cye. Shafi wagira ngo ari kurota kubona nyine Sylvie mu cyumba cye, ati ni wowe cyangwa ndarota? Naho Sylvie ati ndaje noneho ngo dukore ya gahunda uyu munsi, kandi nutemera ko tuyikora ndahita mpamagara umugore wawe kuri telefone mubwire byose. Shafi ati ni ukuri mbabarira rwose, noneho byaba bikabije. Tekereza noneho ndamutse mbikoreye no ku buriri bw'umugore wanjye, uburiri bw'abashakanye, ntabwo rwose byashoboka. Naho Sylvie ati uburiri bw'abashakanye se njye nawe twe ntabwo ari nk'aho twashakanye, tugomba kubikora byanze bikunze. Mu by'ukuri mu gihe nyine Sylvie aba akiri guforusa Shafi ngo bakore iyi gahunda, Magnifique we uba wibutse ko hari ibintu yibagiriwe mu rugo, ahita aza yihuta maze agahita yinjira mu cyumba. Ati nari nabyibagiwe rwose. Ahita asanga aba bombi bari mu buriri. Magnifique rero amera nk'aho ijuru rimugwiriye. Ati hoya rwose, ati hoya ibi bintu ntabwo bishoboka, ntabwo mwaba mwaranyimyimiye imitwe kuva kera kose, ntabwo mwaba mujya muryamana noneho mu buriri bwanjye. Ahita asohoka ubona nyine ataye umutwe maze akagenda agahagarara muri salo akabura icyo afata n'icyo areka. Naho rero Shafi ahita abyuka yiruka agakurikira nyine Magnifique. Mu by'ukuri Sylvie bari kumubwira turajya hehe tudashoje icyo twari tugiye gutangira. Ntabwo rwose Shafi aba yumva ukuntu uyu mukobwa nta mutima agira, uyu mukobwa ari inyamaswa neza neza. Shafi rero akimara nyine gusanga Magnifique muri salo,
ahita atangira kumusobanurira ati ni ukuri sheri, ndakubwiza ukuri rwose ko ibintu byabaye nari ngiye kubikubwira ngo nkubwire uko byagenze, ni uko gusa ntazi ikintu cyahise kiturogoya kubera ko ntabwo nyine Shafi aba akibuka uko byagenze. Magnifique aba yarakaye adashaka kumva ikintu na kimwe, naho rero Shafi ahita asubira mu cyumba agakurura Sylvie maze akamusohora akamujugunya hanze. Magnifique nawe ahita agenda akinjira mu cyumba agafata varize maze agatangira kurundamo ibintu bye byose ngo yigendere, ababona rwose adakwiye kuguma muri iyi nzu. Naho rero Shafi atangira nyine kumusobanurira nubwo bwose Magnifique ataba akeneye kubyumva, amubwira rero uko byagenze, ukuntu kose byagiye bigenda nyine. Magnifique ati hoya ntumbwire, ati ubundi se kubera iki utabashije nibura no kubimbwira kera? Naho Shafi ati rwose umunsi nari ngiye kubikubwira byarangiye ntabikubwiye, ariko rwose numvaga nafashe umwanzuro ntakubeshye, nari nasinze rwose, ntabwo nigeze na rimwe ntekereza kuba naryamana na Sylvie kuko Sylvie namubonaga nk'inshuti yanjye isanzwe, ariko nyine uwo munsi yambwiraga ko twaryamanye, ntakubeshye n'ubu ngubu ntabwo rwose nibuka ngo byagenze bite, nta n'agatekerezo na gatoya mbifiteho. Naho rero Magnifique ahita agarura ubwenge ati ariko se ubundi nkubaze, ni gute waryamana n'umuntu ukaba wumva nta gatekerezo na gatoya ubifiteho, nyamara we rwose akaba abifiteho igitekerezo? Byaba byaragenze bite? Ko mu by'ukuri niba nyine wari wasinze cyane ku buryo nta kintu na kimwe wakwibuka, oya ariko ntabwo bishoboka ko rwose ibyo bintu utabyibuka, icyo ntabwo ari igikorwa umuntu yakwibagirwa gutya gusa. Ahubwo se ko nahereye kera nkubwira ko uriya mukobwa ari umunyeshyari, n'ubundi dusanze ibyo bintu yenda bitaranabaye yarakubeshye? Naho rero Shafi ahita agarura agatima ati ariko se wa mugani dusanze yaranambeshye, ati ariko se ko yambwiye ko nyine atwite, ubwo yaba atwite gute kandi ntaramuteye inda? Naho rero Magnifique atuzi n'ikindi, ngewe ndifuza ko nyine tumujyana kwa muganga maze tukajya kumupimisha inda tukamenya niba koko atwite bya nyabyo. Nidusanga atwite tuzamenya icyo gukora, tuzagitekerezaho, nidusanga adatwite kandi nabwo tuzamenya ko nyine ibintu byose yakubeshye. Shafi rero aramubwira ati yego ni ukuri, ati kandi rwose ndagushimiye kuba nibura unyumvise ukaba wumva ugiye kumfasha, kubera ko nakubeshye. Niba hari umukobwa nakunze yari wowe, niba hari umuntu natekerezaga ko nashobora kuzaca inyuma yari wowe. Naho rero naho Magnifique ati nanjye ndagukunda cyane kandi urabizi, sinifuza rero kugutakaza, gusa nyine ubwo ibyo bintu mbitekereje byanze bikunze tugomba kubanza kuverifiya twebwe ubwacu. Shafi rero ahita nyine ahamagara Sylvie maze akamubwira ko nyine yifuza ko bajya kwa muganga. Sylvie rero arabyanga ati hoya rwose ibisubizo se nazimye ntabwo wabibonye? Naho rero Shafi ati hoya tugomba kujya kwa muganga nyine uko byagenda kose. Sylvie arabyanga rwose burundu. Naho rero Shafi nyine ahita atekereza bya bitaro byari biri kuri za mpapuro, maze agahita abwira Magnifique ati ariko nungutse igitekerezo, nubwo rwose yanze ko tujya kwa muganga, ndibuka neza ibitaro yavugaga yuko aribyo yagiye kwipimishaho. Twajyayo rero maze tugashaka amakuru, bajya kuri ibi bitaro maze bakajya gushaka nyine amakuru ya Sylvie, ariko mu by'ukuri ibi bitaro birangira bibabwiye yuko uyu muntu atigeze ahakandagira ndetse rwose batanamuzi. Shafi rero ahita atekereza neza ko uyu mukobwa yamubeshyaga, ahubwo nyine yashakaga yuko azamutera ubwoba ko yamuteye inda, maze ahubwo bakaba aribwo baryamana noneho bya nyabyo. Ahamagara rero Sylvie maze akamubwira ko yamenye ukuri kose ndetse rwose ko batigeze baryamana. Sylvie ati ariko rwose nawe n'ubundi urinjiji, gusa ndababaye kuba ubimenye, icyo nagambiriye ntarakigeraho kubera ko nahereye kera kose ngukunda ariko ntabyo wabonaga.
wowe umutima wawe n'ubwenge bwawe byose wabishyize kuri Magnifique, wamubonaga nk'ikigirwamana, nyamara njyewe ntubone ko nanjye ndi umukobwa mwiza kandi ngukunda. Rero narakwifuzaga mu buzima bwanjye, numvaga nifuza gusenya urugo rwanyu maze nkabana nawe, gusa nyine ugize Imana ko rwose byose ubimenye tutarabasha kuryamana. Gusa ndababaye kuba uriya munsi rwose tutarabashije kuryamana bya nyabyo. Ibi bintu rero bibabaza cyane rwose Shafi, dore ko nyine aba yanamuhamagaye telefone iri kuri loudspeaker, ku buryo na Magnifique nawe aba ari kumva ibi byabaye byose. Shafi rero ahita yandika urwandiko rusezera ku kazi, maze agahita arwoherereza Sylvie, ndetse rwose akamubwira ko atifuza kuzongera kumubona ukundi. Sylvie rero nawe uba ubona ko atakaje inshuti nyanshuti, umuntu wari inshuti ye, amara iminsi nyine ari kubitekerezaho ukuntu yatakaje Shafi, maze agafata umwanzuro wo kumwandikira urwandiko rumusaba imbabazi, akamubwira ko rwose ibyo yakoze nawe ari kubyicuza. Sylvie rero anabwira rwose Shafi ko yifuza ko nyine yagaruka mu kazi, ko atazongera kumukorera biriya bintu. Naho Shafi ati hoya rwose nzashaka akazi ahandi hantu. Shafi rero abwira ibi byose Magnifique, maze Magnifique noneho agatuza ati cyakoze ntakubeshye, njyewe rwose nari narabibonye ko uriya mukobwa atari mwiza kuri wowe, nuko nabikubwiraga ntubyumve. Gusa nyine kuri iyi nshuro ko nawe wimenyeye ukuri, ubwo noneho rwose ndakeka ntaho muzongera guhurira. Naho rero Shafi ahita abwira Magnifique ati gusa nyine uri umugore mwiza, sinzi ikintu nahaye Imana kugira ngo ikume, kubera ko ukuntu wabashije kunyumva, ukuntu wabashije kumbabarira, sinzi ko hari undi muntu wabishobora. Magnifique ati narakubabariye, ariko ndakubwiza ukuri ko rwose niwibeshye ukongera kubonana umunsi umwe na Sylvie, niyo mwavugana kuri telefone gusa, ibyanjye nawe bizahita birangira, kuko ntabwo nzongera rwose kubyihanganira. Shafi ati impamvu twari inshuti ni uko ntari nzi ko ari kuri yateye. Humura rero rwose nta kintu na kimwe kizatuma nongera guhura na Sylvie, ibyanjye nawe byararangiye, nzashaka akazi ahandi hantu, niyo nahurira nawe mu nzira nta nubwo namusuhuza. Shafi rero ahita abwira Magnifique ati ndagukunda, kandi ujye uhora rwose utekereza ko ari wowe mukobwa wenyine nkunda. Naho rero Magnifique ati nanjye ndagukunda cyane, kandi ni wowe nifuza kubana nawe ubuzima bwose dushigaje kuri iyi si. Barahoberana rero, maze umunezero ukongera gutaha mu rugo rwabo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.